Baha ikaze mu mfashanyigisho za ECT mukaba muzigezweho nanjye Jean Claude. Nkuko mumaze kubimenyera ko imfashanyigisho zacu ari uruhererekane, twarabibonye mu mfashanyigisho zacu zatambutse ku bigendanye n'imikorere ya bimwe mu bikoresho cyangwa se bimwe mu bice dusanga muri mudasobwa. Computer, twagezeho dusobanura computer peripherals cyangwa se ibikoresho bicomekwa kuri mudasobwa inyuma bifasha gukora akazi kayo neza kandi vuba. Uyu munsi twabateguriye imfashanyigisho igaragaza neza ubwoko ndetse n'imikorere ya monitor. Ingaragaza amashusho zikoreshwa kuri desktop. Birumvikana neza ko iyo habayeho desktop ikenera screen cyangwa se aho iri buze kunyuza amashusho y'ibyo turimo dukora kugira ngo ukoresha mudasobwa abashe kubona ibyo ari gukora kandi ku buryo bumworoheye. Izi display monitor zigaragara mu moko atandukanye, aho twavuga ubwoko bwa CRT cathode ray tube, LCD liquid crystal display, ubwoko bwa LED light emitting diode, ndetse n'ubundi bwoko burimo ama OLED, plasma ndetse n'izindi. Nkuko nyine ari igikoresho cya electronique kirakenera power supply. Mwarabibonye neza ko power supply ari igice kidufasha gutunganya umuriro kikawugeza ku bindi bice. Murabyibuka neza ko turi kuvuga ku ma-PS dusanga muri electronique twasobanuye ubwoko bw'imiriro, aho twasobanuye umuriro wa AC alternative current ndetse tugasobanura n'umuriro wa DC direct current. Ubu nitubivuga murabyumva neza kubera yuko twavuze ko AC ari umuriro uhindagurika mu gihe DC ari umuriro udahindagurika. Iyi power supply ifite ubushobozi bwo gufata umuriro wa AC ikawuhinduramo DC. Mu yandi magambo, itunganya umuriro ikawushyira ku kigero kimwe bitewe n'ibindi bice bikeneye. Iyi miriro isohorwa na power supply hagamijwe ko ibindi bice birimo imbere nabyo bibona umuriro bigatangira gukora. Urugero twavuga umuriro wa 12 uba kuri carte electronique ishinzwe gutunganya amashusho mbere yuko agera ku kirahure. Bishatse kuvuga ko power supply itasohoye umuriro wa 12 tudashobora kubona amashusho. Ndetse kandi mwibuke ko iyi miriro ishobora guhinduka bitewe n'ubwoko bwa screen ndetse n'abayikoze. Umuriro wa 5 cyangwa se umuriro wa 3 n'ibice bitatu ari wo wa command. Nituvuga umuriro wa command, wumve wa muriro ugomba kubaho kugira ngo utegeke power supply igomba gutangira gusohora imiriro. Umuriro w'ibanze tugomba kwitaho ni umuriro utuma habaho rwa rumuri tubona igihe turimo dukoresha screen. Uyu muriro utunganwa hagendewe ku bwoko bwa screen. Ubwo nituvuga ubwoko bwa screen, wumve bumwe twahereyeho tuvuga ubwoko bwa LED, ubwoko bwa OLED, ubwoko bwa plasma ndetse n'ubwoko bwa LCD. Ndagushimiye kuba wabanye natwe. Reka tubane ubutaha aho tuzaba turi gusobanura ibirahure byambikwa muri izi screen. Mukomeza kubana nanjye Jean Claude, naho ubutaha.